Nk'uko ukwezi kwa gatatu ari ukwezi kwahariwe abagore ku isi yose, uyu munsi turarebera hamwe abagore 5 b'intwari bagize uruhare mu mateka y'u Rwanda. Hari amateka u Rwanda rwubatseho ariko ntavugwa cyane. Amateka y'abagore batigeze bajya ku rugamba ariko bagatsinda intambara zikomeye kurusha iz'inkota. Abagore batigeze bitwaza ingabo ariko bagahindura amateka y'igihugu cyose. Uyu munsi reka nkubwire inkuru y'abagore 5 batwubahishije, batwigishije kandi batubereye ishingiro ry'u Rwanda tuzi uyu munsi. Abagore 5 b'ibyamamare baranze amateka y'igihugu cyacu. Mu muco w'u Rwanda nk'uko bimeze no mu yindi mico myinshi, uruhare rw'umugore mu mibereho isanzwe rwarasuzugurwaga kandi n'ubu ntirurahabwa agaciro gakwiye. Ku rwego rwo hejuru rw'ingoma ya kera y'u Rwanda, igitsina gore cyari gifite umwanya wacyo nk'uko twabibonye. Umwami yabaga ari umuhungu w'umugabekazi ari we nyina w'umwami, watowe mbere ye kandi agatora mu muryango wihariye w'abagore. Mu ngoma ebyiri zari ibimenyetso by'ubwami, Kimumigizi yashushanyaga uruhare rw'umugore mu gihugu, ikajyana na Karinga yashushanyaga uruhare rw'umugabo. Mu mitekerereze gakondo y'umuryango nyarwanda yubakiye ku rugo, umuhungu niwe yafatwaga nk'ishingiro n'ikimenyetso cy'umuryango. Abana babarwaga mu muryango wa se nk'aho nyina nta ruhare yagize mu kubabyara. Ariko umukobwa we iyo yashyingirwaga mu wundi muryango yabaga nk'ufungurira umuryango w'iwabo amarembo akawuhuza n'undi. Bityo gushyingirwa ntibyari ihuriro ry'abantu babiri gusa, ahubwo byari ihuza ry'imiryango ibiri. Amateka y'u Rwanda rwa kera agaragaza abagore b'indashyikirwa. Ariko kandi hari n'abagore bagize amateka atari meza. Urugero ni nka Nyirayuhi Mazimhaka umugabekazi Nyamarembo, wategetse kwica impanga Rubibi na Ruyange barumuna ba Yuhi bo ku wundi mugore w'umwami kubera ko atashaka ko barusha umuhungu w'ubwiza. Hari kandi Nyiramutara Rwogera umugabekazi Nyiramongi wanze kwicwa nk'uko byari umuco ubwo umuhungu we yari agiye gupfa. Ibi byatumye murumuna we Rwakagara akoresha imbaraga kugira ngo uwo muco wari ugamije inyungu z'ubwami ushyirwe mu bikorwa. Ariko uruhare rwiza rw'abagore rugaragazwa cyane mu mateka yacu y'umuco nyarwanda, kandi hari bamwe muri bo batangaza abantu bagakwiye gufatwa nk'intangarugero. Dore abagore 5 b'ibyamamare bavugwa hakurikijwe uko bagiye babaho mu bihe bitandukanye. Uwa mbere ni Robw'umucengeri, umugore witangiye igihugu. Robwa yari umukobwa w'umwami Nsoro Muhigi witwaga Samukondo n'umugabekazi Nyiraruganzu Nyakanga wo mu bwoko bw'Abasinga. Nk'umuvandimwe wa Ruganzu Bwimba nawe yafatwaga nk'umucengeri mu mateka y'ubutwari bwe bwo mu Gisaka. Gushyingirwa kwe na Kimenyi wa mbere umwami w'i Gisaka byari mu rwego rwa politiki yo kunga ubumwe hagati y'impande zitandukanye z'ibwami zitari zishyigikiye uwo mubano. Icyemezo cye cyiza cyamushyize mu ruhande rw'abashyigikiye uwo mubano w'ishyingiranwa wari ufite akamaro kanini muri politiki. Ariko kuba yaranze kubyara umwana wari kuzavamo uzigarurira u Rwanda byamushyize mu rundi ruhande. Robwa yitanzeho ubuzima bwe n'ubw'umwana yari atwite ku bw'inyungu z'igihugu cy'u Rwanda. Yiyambuye icyubahiro cyo kuzaba umwamikazi w'i Gisaka, ariko uburyo yahisemo gupfamo bugaragaza ubutwari bwe. Kwikubita mu nda atwite kugira ngo arengere ingoma y'u Rwanda mu mwanya wo kubyarira umwami ingoma y'i Gisaka ni igikorwa cy'ubutwari bukomeye. Uwa kabiri ni Nyabunyana, umugore wahuje ibihugu. Amateka ya Nyabunyana agabanyijemo ibice bibiri, icya mbere ni mu rwego rw'umuryango we, icya kabiri kikaba ku giti cye. Mu rwego rw'umuryango tubisanga mu gihe cy'ingoma ya Yuhi Gahima ari we se umubyara. Kugira ngo yongere imbaraga z'ubwami bwe, Yuhi Gahima yashyingiye umukobwa we Nyabunyana kuri Karemera wa mbere Ndagara, umuhungu wa Ruhinda akaba n'umwami wa Karagwe. Muri icyo gihe uwo mwami wari umusirikare n'umunyapolitiki ukomeye yarapfuye. Nyuma y'urupfu rwe havutse amakimbirane yo guhatanira ingoma hagati y'abahungu be benshi. Hari abashyigikiraga igikomangoma Juru, abandi bagashyigikira Cyamatare wari umuzungura wemewe. Ibyo byatumye igihugu kigabanyamo ibice bibiri, Juru agenzura icy'iburasirazuba bwa Nyabarongo, naho Cyamatare agenzura igice cy'iburengerazuba.
Muri izo mvururu n'ubutabazi buke byari byugarije u Rwanda rwacitsemo ibice bibiri, umwami w'ubunyabungo Sibura Nyebunga yararuteye. Umwami Ndahiro Cyamatare n'ibyegera bye byose byarishwe, maze igihugu kigwa mu maboko y'abateye mu gihe cy'imyaka 11. Mbere y'uko apfa, Ndahiro Cyamatare abonye ibyago byari byugarije igihugu, yari yahungishije umuhungu we Ndoli, amushyira nyirasenge Nyabunyana wari umaze kuba umwamikazi wa Karagwe. Igikorwa cya mbere gikomeye cya Nyabunyana kwari ukwakira no kurinda igikomangoma cyari gihunze, ari nacyo cyagombaga kuzungura umwami. Uretse izo nshingano zisanzwe mu muryango, Nyabunyana yanabaye intumwa ihagarariye u Rwanda muri Karagwe. Umugani uvuga kuri aya mateka uragira uti abakobwa ni nyampinga, bisobanura ko abagore ari nk'umugisha ku bantu bagenda, kuko bashyingirwa hanze y'imiryango yabo, rimwe na rimwe bakajya no mu mahanga, bityo bakabera imiryango bakomokamo nk'intumwa zifite akamaro. Ku bijyanye na Nyabunyana, ikintu cy'ingenzi cyamuranze ni inkunga ya gisirikare yaturutse i Karagwe ifasha u Rwanda. Mu ntangiriro, iyo nkunga yafashije mu gutegura igaruka ry'ubwami, kwimika umwami no gusubirana igihugu, kugeza igihe umwami Ndoli yongeye gutegura neza ingabo ze. Uko umuco ubivuga, Nyabunyana yahaye Ndoli abasirikare b'indahemuka bayobowe na Muyango, umuhungu wa Ruhinda, kandi akaba n'umuvandimwe wa Karemera, umugabo wa Nyabunyana. Nyabunyana yabaye umuhuza ukomeye hagati y'u Rwanda na Karagwe, kugeza ubwo ibihugu byombi byagiranye amasezerano yo kudaterana, ariyo bita imimaro. Atangiza umubano mwiza w'amahoro hagati y'abaturanyi. Uwo mubano waje gukwira no mu bindi bihugu, ariko Karagwe niyo yakomeje kuwubahiriza cyane. Mu bitekerezo by'abakurambere, Nyabunyana afatwa nka masenge mwiza buri munyarwanda yakwifuza kubona igihe ari mu mahanga, haba mu buryo bufatika cyangwa mu buryo bw'ikigereranyo. Nanone afatwa nk'icyitegererezo cy'umugore w'umunyabwenge mu bya diplomasi, uzi gukoresha neza ubushobozi bwe mu nyungu z'igihugu cye. Nyabunyana kandi yitwa nyina wa politiki wa Ruganzu Ndoli, wazamuye u Rwanda akarukura mu macakubiri no mu maboko y'amahanga, akanamuha n'uburyo bwiza bwo kubaho. Uwa gatatu ni Nyirarumaga, umugore w'ubuhanga bwubatse amateka. Biratangaje ko amateka y'umuco nyarwanda atavuga byinshi kuri uyu mugore w'icyitegererezo wagaragaje ubuhanga mu bintu bitandukanye. Nyirarumaga yinjiye mu mateka y'u Rwanda rwa kera abikesheje kuba yaratoranyijwe agahinduka umugabekazi w'umurerwa wa Ruganzu wa kabiri Ndoli. Mbere yaho bivuga ko yari umugore usanzwe wabaga i Gihogwe, ku ruhande rw'iburasirazuba bw'umusozi wa Jari, mu karere ka Shyorongi, ubu kari mu ntara y'umujyi wa Kigali. Nyirarumaga yakomokaga mu muryango w'abasizi, maze atoranywa kuba umugabekazi w'umurerwa w'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli, ahabwa izina rya Nyiraruganzu wa kabiri. Iyi myanzuro nk'uko Alex Kagame abivuga, yari ifite igisobanuro gikomeye. Ruganzu wa mbere Bwimba yari afite nyina wo mu bwoko bw'Abasinga, kandi yapfuye ari intwari. Naho Ruganzu wa kabiri Ndoli wagombaga kwimikwaho kuba umwami, nta nyina w'ukuri yari agifite. Ese ntiyari amahirwe yo gusubizaho imbaraga z'amaraso y'ubutwari yamenetse mbere, hifashishijwe uwo yakomoragaho izina rye? Nyirarumaga yagize kandi icyubahiro gikomeye mu bintu bitatu. Yabaye uwatangije ubwoko bushya bw'ubusizi bwitwaga impakanizi, bwatangaga amateka y'igihugu. Aba n'uwashinze intebe y'abasizi b'amateka b'ibwami, ariyo bitaga intebe y'abasizi, ndetse aba n'umuhanga mu mateka wemewe. Amateka y'igihugu yabashije kubungwabungwa no gukwirakwizwa mu bisekuru binyuze mu basizi n'abaririmbyi b'inkuru, aribo bitaga abahanzi b'amateka. Kandi ibyo byari bifite intego ya politiki kuri Nyirarumaga. Kumenya no kwibuka ibyabaye byafashaga kuyobora igihugu neza, bikaba ari byo byaburaga mbere. Twibuke ko amateka ya mbere yitwaga igihe cy'abami imikandara, cyangwa igihe kitari gifite amateka asobanutse neza. Uyu mugore yabaye umwizerwa wa hafi wa Ruganzu Ndoli. Amateka y'u Rwanda yabashije kutugeraho kubera we. Ururimi rwacu, Ikinyarwanda, rwarushijeho gukungahara binyuze muri ubwo busizi bw'amateka yashinze.
hanyuma ibisigo bye byatumye izina rye n'iry'u Rwanda byo mu gihe cye bidapfa kwibagirana. Mu buryo bumwe, Nyirarumaga ashobora gufatwa nk'umunyabwenge wa mbere mu Rwanda. Uwa kane ni Nyiratunga, umugore wayoboye igihugu mu gihe cy'amage. Ukwamamara k'umugabekazi Nyirayuhi wa kane Nyiratunga gusobanurwa mu magambo ya Alex Kagame agira ati intsinzi y'umwana. Uwo mwana akaba umuhungu we Gahindiro. Iyo ntsinzi uretse uruhare rwa nyina yasabye ibitambo bibiri bikomeye, icy'umwana witwaga Rubanzangabo n'icy'umubyeyi witwaga Kiyange nk'uko byavuzwe mu mateka y'ingoma ya Gahindiro. Nyiratunga yari umukobwa wa Rutabana wo mu bwoko bw'Abega, mu muryango ukomeye wa Ndiga watanze mu Rwanda abagabekazi barenga 10. Yabaye umugore w'igikomangoma Gihana. Nyuma y'uko uwo mugabo we apfuye nk'intwari, yabyaye Gahindiro uzaba umwami Yuhi wa kane. Icyamurangaje imbere cyane cyane ni uko yatsindishije umwana we akiri uruhinja mu guhangana na nyirarume Gatarabuhura ndetse akanayobora igihugu mu gihe cy'ubusimbura kugeza igihe umwana we akuriye. Mu gihe cyose Gahindiro yari akiri muto, Nyiratunga yayoboye igihugu neza kandi ashikamye. Ntiyashyizeho undi muntu wo kumusimbura nk'uko byigeze kugenda kuri Cyilima Rugwe, aho ubutegetsi bwari bwahawe umuyobozi w'agateganyo ari we Mutware Cyenge wo mu bwoko bw'Abanyiginya n'umuryango w'abitwa Abakobwa washyizweho by'agateganyo. Nk'uko umugani ubivuga, ubutegetsi bushobora konona kandi ubutegetsi busesuye bwonona burundu. Ariko Nyiratunga we ntiyigeze ahungabanywa n'iyo myitwarire mibi y'ubutegetsi. Igihe cyo gushyikiriza ubutegetsi umuhungu we kigeze, yakurikije amategeko uko bikwiye maze yemera kuba umugabekazi gusa. Mu mateka y'Abanyarwanda azwi nka nyina w'abana b'igihugu nk'uko bigaragarira muri aka karirimbo kavuga kati Nyiratunga yaratumye ego mama ng'abatoya ntibagapfe, umva zaza abatoya ntibagapfe, ego mama bararenga barashira, umva zaza. Uwa gatanu dusozerezaho ni Mucuma, umugore w'ijwi rihumuruza igihugu. Mucuma yari umukobwa w'umutware Rwampembwe, umuhungu w'igikomangoma Nkusi, nawe akaba yari umuhungu w'umwami Yuhi Gahindiro. Bivuze ko Mucuma yari umwuzukuruza cyangwa ubuvivi bw'umugabekazi Nyiratunga wavuzwe haruguru. Yabayeho ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri, wari nyirarume wanishe se wa Mucuma. Kwamamara kwe kwaturutse cyane ku buhanga bwe mu muziki no mu busizi. Yaririmbaga ibisigo bye by'amateka yiherekeresheje inanga. Hari ibisigo bitatu bye byatugezeho. Cya mbere ni Uramutashye, bisobanura ngo mumugezeho indamutso zanjye. Iki gisigo cyari kigenewe umwami Rwabugiri wari mu rugamba i Butembo, aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kivuga ku rugendo rwe rwa buri munsi kuva i Rwamaraba kugeza ku mupaka wa Buhunde. Kinasabira umwami gutaha vuba amaze gutsinda urugamba. Icya kabiri ni Wibabara, ntukababare. Iki gisigo kivuga ku rugamba rwabereye mu kirwa cy'Ijwi, aho ingabo z'intarumikwa z'umwami zari zaragiye ku rugamba maze zikaburirwa irengero. Umwami Rwabugiri yibwiraga ko izo ngabo zarimbutse burundu, bigatuma agira agahinda kenshi. Muri icyo gihe Mucuma yamuhimbiye iki gisigo cya kabiri, agaragaza ko asangiye nawe akababaro, anamusaba gukomeza kwihangana no gukomeza umutima mu bihe bikomeye igihugu cye cyanyuragamo. Icya gatatu cyitwa Inkuru nziza yabaye, amakuru meza yatugezeho. Iki gisigo gikurikira icyabanje, amarira yari hahise haza ibyishimo. Ingabo zatekerezwaga ko zarimbutse zagarutse zifite intsinzi n'icyubahiro ari nzima. Mucuma aza gusangira ibyishimo n'umwami Rwabugiri ari nawe se wabo. Niba hari isomo wakuye muri uyu mugani cyangwa hakaba hari imigani mwifuza ko twazabagezaho, mwaduha ibitekerezo muri comment, hanyuma muyisangize n'abandi. Niba utarakoze subscribe uyikore kugira ngo dukomeze kubana tunubaka umuryango nyarwanda. Murakoze, turabakunda.